niba warasengeye imodoka Imana ikayigu uhumure, iyo modoka yawe iriho uburinzi. Iriho uburinzi bw'Imana. Inzu Imana yaguhaye iriho uburinzi bw'Imana. Abana Imana yaguhaye bariho uburinzi bw'Imana. Akazi Imana yaguhaye uhumure nuko ku mutima ngo bazagakwirukanamo kariho uburinzi bw'Imana. Bene data ni Pastor Ajabu. Ndabakunda cyane. Shimye Imana duhaye kano kanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo dusanga muri Luka igice cya 17 umurongo wa 11 tugeze ku murongo wa 19. Haravuga ngo nuko bari mu nzira bagiye Yerusalemu anyura hagati Samariya ni Galilaya, akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10 bahagarara kure barataka cyane bati mutware Yesu tubabarire. Ababonye arababwira ati nimugende mwerekeye umutambyi. Bakigenda barakira. Umwe muri bo abonye akize agaruka himbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima, kandi ubwo yari umusamariya. Yesu aramubaza ati nimwakize muri 10? Babandi 9 bari. Nta bandi bagarutse gushima Imana guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga? Kandi aramubwira ati byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Amen. Reka dusenge. Mana turagushima ku ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe risobanuke kandi Mwuka Wera arisobanure. Uryumva wese udukurikiye wese, Mana iri jambo rikoreye umurimo mu buzima bwe. Ndabizi neza yuko ni mu mugambi wawe niwo wabishimye kugira ngo byose bibeho. Ndakwinyize kugira ngo aka kanya udushigikire dutamuzira ijambo, kandi buri muntu wese udukurikiye ufunguye ikiganiro, ufunguye iri jambo muri kano kanya ahabwe umugisha kandi agire impinduka abona mu buzima bwe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu wacu nashimwe cyane. Uyu munsi dusomye ijambo ry'Imana dusanze hano muri Luka igice cya 17 duhera ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 19. Hariyo inkuru y'ababembe. Ababembe 10 bari barwaye bameze nabi, baratawe, barajugunywe kuko ntabwo umubembe yagombaga kuba mu bantu. Kandi dukurikije uko twasomye, bano babembe bari bavanzemo abasamariya n'abayuda. Kandi mu mateka ya Bibiliya bigaragara ko abasamariya banenaga abayuda. Bamwe bimvaga ko ari bo bana b'Imana, hanyuma abandi ari abanyamahanga. Nuko Yesu ngo araza. Yesu mu buzima bwe bwa buri munsi ari hano ku isi, aho yanyuraga yakundaga gukora ibitangaza. Kandi aho yabagari yaherekezwaga n'itsinda ry'abantu benshi, bamwe bashaka ibitangaza, abandi wenda bamwizeye, abandi bashaka kubona ibyo ari gukorera abantu, bakumva bari so excited no kubona uburyo akorera mu butware kandi agakora imirimo ihambaye. Ku murongo wa 11 havuze ngo nuko bari mu nzira bagiye Yerusalemu anyura hagati Samariya ni Galilaya. Anyura ku rubibi hagati y'Samariya ni Galilaya. Araho ngaho ngo ahura n'ababembe. Ababembe bari bamaze kumenya ko Yesu ahanyuze, ko ari kuza. Barangije baramwitambika baravuga ngo Yesu mwana w'Imana tubabarire udukize ibibembe. Baratakamba, bararira, barahamagara, binginga Imana, binginga Kristo mwana w'Imana kugira ngo abakize ibibembe. Bari barushe, bari baremerewe, bari bamerewe nabi, badafite uwabarengera, baratawe, barajugunywe. Nshuti yanjye ushobora kuba waratawe. Iyo umuntu afite ibibazo akenshi abantu bakunda kumuta. Iyo umuntu afite ibigeragezo bimumereye nabi akenshi abantu batangira kumuta. Akenshi iyo umuntu afite ikibazo gikomeye gikeneye imbaraga z'abantu, gikeneye ko abantu bamuba hafi, gikeneye ko abantu bamubera igisubizo, abantu baraguta. Sinzi niba waratawe, wowe uri murakurikira iri jambo ry'Imana, wowe dukurikiye muri kano kanya. Sinzi niba abantu baragutaye. Bano bagabo 10 bari baratawe. Imiryango yabo yari yarabataye, inshuti zabo zari zarabataye, abo bakoranye bari barabataye, abavandimwe bari barabataye, barabajugunya. Ariko umunsi umwe bahura n'umwami Yesu. Nakwifuriza ngo niba waratawe, niba warajugunywe, niba inshuti zarakuretse, uyu munsi uhure n'umwami Yesu. Haleluya. Iyo bahuye n'umwami Yesu ubuzima bwawe burahinduka. Indwara zirakira. Nubwo yaba ari indwara idakira ku baganga, nubwo yaba ari indwara abana b'abantu badashobora kuvura, Yesu arayikiza nshuti yanjye. Haleluya. Yesu ngo ahure n'aba
baramutakambira baramuhinga ati dukize indwara nyagasani, tugirire impuhwe, tugirire imbabazi, utuvana ahangaha. Ntabwo nzi imyaka bari bahamaze, ariko yari imyaka myinshi cyane. Bari bamaze imyaka myinshi bababaye, barira, banyagirwa, batabona ibyo kurya, batabona bagaburira, bashonje, bambaye ubusa. Bahura n'umwami Yesu, baramutakambira ngo abakize. Yesu arangije arabati nimugende muyereke umutambyi. Ryari itegeko, niko ababembe bakiraga kiragiye ngo uyu mubembe yagendaga imbere y'umutambyi yarakiraga, umutambyi niwe wabavuraga. Yesu arabati nimugende, barayizera baragenda. Ngo ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo bakiri mu nzira, haleluya, bakiri mu nzira bagenda, bageze imbere gatoya, kuko bizeye ijambo umwami Yesu yababwiye, bakigera imbere gatoya baba barakize. Ntabwo bakijwe n'abatambyi, ntabwo bakijwe n'abaki, bakijijwe no kuba bizeye umwami Yesu. Kwicira babwiye harimo igisubizo cyabo, barangije barakira. Bamaze gukira, buri muntu yararebaga ku mubiri akitegereza, asanga yakize indwara, asanga umubiri wasumye kuba muzima. Baratangara, bamwe barirukanga, basubira mu miryango yabo, basubira mu nshuti zabo, bagenda bashima, banezerewe, bahimbaza, baririmba kuko bakize. Bagenda kuvuga uburyo bakize, ariko ntabwo bagarutse gushima Imana. Bene data, ndashaka kuvuga ku mbaraga ziri mu gushima Imana. Abakristo benshi bagiriwe neza n'Imana, ariko bibagiwe kugarura amashimwe imbere y'Imana. Abavandimwe benshi barasubijwe, inshuti zarasubijwe. Mwene data, nawe udukurikira, nawe wibuka neza, subiza amaso inyuma, wibuke urebe ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Wibuke neza cya gihe urimo urasenga, cya gihe urimo uringinga, cya gihe umerewe nabi, utakambira Imana ngo igusubize. Uri mu masengesho, uri ku karago, uri mu butayu, uri murahamagara Imana, uri muringinga Imana, ugahiga n'imihigo myinshi, ukavuga ngo Uwiteka naramuka ansubije nzamushima, Uwiteka naramuka ngiriye neza nzamuzanira ibituro by'ishimwe, Uwiteka naramuka anyibutse nanjye akangirira neza nzamushima. Ibuka neza, subiza amaso inyuma, numva ubyibutse neza. Kubera icyo utagarutse gushima Imana, kubera icyo utagarutse gushima Imana. Imana igirira neza abantu, Imana ikatuzirikana, Imana ikatwibuka, mu ngorane ikatwibuka, mu bigerageza ikatwibuka, mu ntambara ikatwibuka, turi abashomeri ikatwibuka, tubabaye ikatwibuka, turwaye turi mu bitaro ikatwibuka, ikadukiza indwara, ikaduha akazi, ikaducira inzira, kandi twabisenye duhiga n'imihigo ngo nibikora tuzayishima. Yamara kubikora tukigendera. Umubembe umwe arahindukira, abandi 9 barirukanga. Wa wundi umwe w'umusamariya ngo aragaruka, asubira aho Kristo yarari, aho yamusanze, ngo arapfukama, apfukama imbere ye, arapfukama, aca bugufi, azamura amaboko, aravuga ngo Mwami, ndagushima cyane, ndagushimira ko nkijije, ndagushimira ko ngiriye neza, ndagushima. Ashima umwami Yesu. Yesu aratangara cyane, aribaza ati ariko se ni gute uyu muntu umwe ari ugarutse gushima kandi nakirije abantu 10, ko mwari 10, 9 rigiye hehe? Bigaragara ngo Yesu nawe yarategereje kubona bagaruka gushima. Imana ifitanye urubanza n'abantu, Imana ifitanye urubanza n'itorero, Imana ifitanye urubanza n'abarokore bayisenze, barayitakambiye, bahiga imihigo. Kwa abantu tuzi guhiga imihigo, ko nawe uzi imihigo wahize, ko wahize imihigo myinshi wa mukobwa, ngo Imana niguha umugabo, ngo uzakora ibi n'ibi. Wa mubyeyi we, ukimara gukora ubukwe ko wasenze Imana ngo niguha urubyaro bizagenda gutarya. Haryo wa mugabo we, igihe wasozaga amashuri, wahize imihigo ingana gute ngo Imana niguha akazi. Ese wowe unkurikiye, ntabwo ushobora kwibuka ngo usubize amaso inyuma, wibuke imihigo wahigiye Imana, wibuke uburyo wari umerewe nabi, wibuke uburyo wari ufite agahinda ubabaye, uza kuri Yesu akagusezeranya kukugirira neza, umaze kumubwira ngo uzagaruka kumushima, ngo uzatanga ituro ry'ishimwe, ngo uzamukorera, ngo uzagira gutya na gutya. Yewe ko mubyibutse, ese mwaba mwarabaye abizerwa? Ese wabaye umwizerwa wa muntu udukurikiye we, wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa musore nawe wa nkumi we?
aho wicaye aho mu biro, aho wicaye aho ngaho mu rugo rwawe rwiza, aho ngaho uri mu kazi, wowe uri mu nzira se ugenda, wowe udukurikiye aho turebera aho ariho hose, waba wibutse igihe wasengaga uhamagara Imana, wiririra, witakambira, wibwira ngo igutabare, ugahiga imihigo. Hanyuma se ko yabikoze, wowe waba warigeze ukiranuka kubyo gukoreye ngo ugaruke kwishima? Ukurushaho kumva waza kujya ku musozi ukavuga imirimo y'Imana. Imana bikora ku mutima cyane ku buryo biyitera no gukora n'ibyo wowe utatekerezaga. Abantu twibagiwe gushima Imana. Bamwe basigaye bavuga ngo ndajya kubivugira imbere y'abantu se kugira ngo bigende gute, ndashimira mu mutima. Ese koko ni ku ijambo ry'Imana rivuga? Oya, ntabwo ari ku ijambo ry'Imana rivuga. Imbaraga ziri mu gushima Imana zirahari kandi zikomeye. Ikibembe ku murongo wa 19 haravuga ngo Yesu akimara kubona ko iki kibembe kimwe nicyo cyagarutse gushima Imana, ngo Yesu yaratangara avuga ngo ese 9 bari hehe? Ni wowe nyine wagarutse gushima Imana. Ati kubera iyo mpamvu haguruka, kwizera kwawe kuragukijije. Oh haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Kwizera kwawe kuragukijije. Nasomye muri Bibiliya mu Cyongereza bita Study Bible cyangwa se Bibiliya isobanura amagambo, haravuga hasobanura ko yuko ngo Yesu yaramubwiye ngo haguruka, kwizera kwawe kuguhesheje agakiza. Wibuke ko uyu yari umusamariya. Oh Bwana sifuwe sana, uyu yari umusamariya. Nyuma yo gushima yongerewe agakiza. Bene data, hari imbaraga mu gushima Imana. Mu gushima Imana hari imbaraga zikomeye. Niba Yesu yarahaye umusamariya agakiza nyuma yo kumukiza ibibembe, ku mpamvu zo kwigarutse gushima, wowe kusanzwe ufite agakiza nugaruka gushimira Imana ibyo yagukoreye, uratekereza ko azagukorera ibingana gute mwene data? Yo, Imana yacu ishimwe cyane. Kumbe iyo tuyishimye bikora ku mutima, bikahitana gukora ibikomeye. Ibuka neza, agakiza gahenze cyane kuruta gukira ibibembe. Nyuma yo gukira ibibembe yahawe agakiza. Nawe uyu munsi ibuka ibyo Imana gukoreye, bigutere kugaruka uyishime. Hari imigisha yawe myinshi yamaze kuba blocked, hari ibitangaza byinshi wakabaye warabonye ariko byatinze kukugeraho kuko ni bya mbere wakorewe, wibagiwe gushimira Imana. Wibagiwe gushima Imana. None iterambere ryaradindi, ubona ibiguhaza uyu munsi ijoro, ukarya mu gitondo ukarya, ariko ntushobora kubona ibyo kwakiriza abashitsi. Imana igukoreye iguhereza ibigutunze, ariko ntabwo iguhereza ibisagutse kuko ntashimwe. Uri umwana w'intashima. Buri wese aba ategereje ko nagira neza abagiriwe neza bashima. Iyo ugaragaje umutima wo kuba intashima, uba ugaragara ko udafite n'uburere, kuko gushimira ni umuco mwiza. Gushimira uguhaye, ukugabiye, ukugiriye neza ni umuco mwiza, ni ubupfura, ni ingeso nziza, ubu uri imfura. Ariko abarokore twataye ubupfura. Nitugishimira Imana iduhereje ubuzima, iduhereje kuba, idutunze, itugiriye neza, tukaba turiho uyu munsi. Imana itubabarire kandi dusubize amaso inyuma. Ni ukuri twisuzume, twihanire iki kintu, tukihanire kukireka, hanyuma tujye tuza gushima. Reka tuvuge uburyo bwo gushima Imana. Mose mu muco w'Isirayeli kuva kera yabatozaga gushima Imana, niko Bibiliya itwereka. Ubwo rero Mose yatozaga abantu gushima Imana bitewe n'ibyiciro by'ubuzima, bitewe n'igitangaza. Uburyo bwa mbere turabusanga muri Zaburi 22 umurongo wa 23. Reka dusome mu izina rya Yesu, tuhasome. Haravuga ngo nzabwira bene data izina ryawe, nzagushimisha hagati y'iteraniro. Nzabwira bene data izina ryawe, nzagushimisha hagati y'iteraniro. Uburyo bwa mbere bwo gushima Imana ni ukuza kuvugira ibyo Imana yagukoreye imbere y'abantu. Niba Imana igukoreye ibitangaza, ngwino ubivugire mu maso y'abantu. Ibintu umuco wo kubihisha mu cyumba kujya kubivugira iwawe ntabwo ari umuco w'Imana, ntabwo ari bwo buryo Bibiliya ivuga.
Bibiri ivuga kuzana ishimwe ryawe ukarivuga mu bavandimwe n'imbere y'iteraniro, ukavuga imirimo y'Imana, ukavuga ibyo Imana yakoze. Uko urusha kubivuga Satani arushaho gukorwa n'isoni. Uko ugenda uvuga gukora kw'Imana abadayimoni bagenda bamwaka. Uko ugenda uvuga imbaraga z'Imana niko Imana igenda yishima, bikayinezeza, bikayitera no kuza gukora n'ibindi bidatunganye mu buzima. Nusumvire ijwi rikubwira ngo ntubivuge, batabyumva bakakugirira ishari, bakakurwanya, bakakuroga. Byonyine no gutekereza ibintu nk'ibyo nabyo n'ubundi bupagani. Uhumure, icyo Imana itanze, umugisha w'Imana, nta muntu ujya uwiba. Ibyo narabibabwiye mu cyigisho cy'ubushize ngo umugisha w'Imana yatanze nta muntu wawukwiba. Icyo Imana itanze cyiza gifite n'uburinzi bwacyo. Niba warasengeye imodoka Imana ikayiguha, uhumure, iyo modoka yawe iriho uburinzi. Iriho uburinzi bw'Imana. Inzu Imana yaguhaye iriho uburinzi bw'Imana. Abana Imana yaguhaye bariho uburinzi bw'Imana. Akazi Imana yaguhaye uhumure nuko ku mutima ngo bazagakwirukanamo kariho uburinzi bw'Imana. Zaburi 96 umurongo wa 2 kugeza kwa 3 haravuga ngo mwogeze icyubahiro cye mu mahanga, imirimo itangaza yakoze muyogeze mu mahanga. Muririmbire Uwiteka, muhimbaze izina rye, mwerekana agakiza ke uko bukeye. Mwogeze icyubahiro cye mu mahanga, imirimo itangaza yakoze muyogeze mu mahanga yose. Kubera icyo duceceka imirimo y'Imana ariko Imana irashaka yuko tuyivuga mu mahanga yose. Tuvuge imirimo y'Imana, tugende mu mahanga tuvuge imirimo y'Imana, tujye ku misozi tuvuge imirimo y'Imana. Ariko usigaye usanga abarokore ntibashaka kuvuga imirimo y'Imana. Ahubwo imvugo y'abarokore muri iki gihe usanga bamwe bahora bavuga indwara, bavuga ibibazo, bavuga ibigaragazo bya Satani. Ugasanga umuntu mu kanwa ke harimo Satani kuruta kuvuga ibyo Imana yakoze. None si umunsi niba urwaye, ntabwo Imana yigeze ikora ikintu gikomeye cyane kuruta n'uburwayi urwaye mu buzima bwawe. Uko ukomeza kuvuga Satani niko akomeza gutwarana, niko ukomeza kumwamamaza mu buzima bwawe. Uko ukomeza kuvuga Imana, uvuga n'imbaraga zayo, ni nako uri kwamamaza Imana kandi nako urushaho gukora mu buzima bwawe. Muhagarikira kuvuga Satani, mutangire muvuga Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Ubuhamya bugira imbaraga zikomeye cyane, kandi nayo mpamvu Imana ikomeye ku mirimo idukorera. Irashaka ngo nikora ubivugire imbere y'abantu, nigukiza indwara ubivugire imbere y'abantu, niguhagaze jya imbere y'abantu, nukora gutya ubivugire imbere y'abantu. Isaho igeze bisigaye bimeze nk'aho Imana idakora, ahubwo none ni nk'aho ari Satani usigaye akora. Uburyo bwa kabiri bwo gushima Imana ni kuririmba ishimwe ry'Imana. Ibyo turabisanga muri Zaburi ya 22 umurongo wa 23 havuga ngo nzamamaza izina ryawe. I will declare your name to my people. In the assembly, I will praise you. Nzavuga izina ryawe mu bantu banje, mu muryango, mu iteraniro nzaguhimba. Ubundi Imana ikoze igitangaza, abantu bahita bahimba, bagatangara bagahimba indirimbo. Abarimbi bagahimba indirimbo, wowe ugatangara ukaririmba indirimbo abantu bahimbye, numenye ko bazihimbye bazikuye mu mirimo Imana yakoze. Umuririmbyi mwaravuze ngo nzamuhimbaza nkiriho ngifite ubugingo, vuga ineza yangiriye, sinzaceceka kuvuga ineza y'Umwami Yesu yangiriye. Uragize ngo uyu muririmbyi ajye kuririmba aya magambo, suko hari inesi yari yabonye kuma, suko hari imirimo yari yabonye kuma. Ntabwo dukwiriye guceceka mu gihe cyose Imana ikoze, tubizane mu iteraniro, kandi nibibe ngombwa tubihimbe mu indirimbo, turirimbe indirimbo yamamare ku isi yose. Indirimbo ivuga imirimo y'Imana, indirimbo ivuga gukomera kw'Imana, indirimbo ivuga icyubahiro cy'Imana. Ibyo binezeza Imana cyane. Umurongo wa 23 uvuga ko abantu buzuye ishimwe ry'Imana bahindura amashimwe yabo mu ndirimbo. Fata ishimwe ryawe urihindure mu ndirimbo. Uburyo bwa mbere ni ukuza mu iteraniro ry'abantu tukamamaza imirimo y'Imana. Uburyo bwa kabiri ni ukuhindura ishimwe ry'Imana mu buryo bw'indirimbo. Gushima Imana mu magambo gusa ntibihagije, ahubwo turasabwa guhimba indirimbo zo guhimbaza no kuramya Imana. Ducurange, tuvuze inanga, amagitari muyazamure, inanga muzizamure, ingoma zivuzwe, za sente zicurangwe, turirimba imirimo y'Imana, turirimba imbabazi z'Imana.
Imana, turirimbe urukundo Imana yadukunze, turirimbe aho Imana yadukuye, aho twari twaratawe mu bishanga iyo ngiyo, inshuti zaraturetse, abavandimwe baraturetse, baratwibagiwe, turi mu bitaro tumerewe nabi, dushonje, twambaye ubusa, Imana ikadukurayo. Ibyo tubiririmbe, ducurange, dutambire Imana, dusirimbe, tubyine cyane, tuvuga gukomera kw'Imana. Ibyo bikora ku mutima w'Imana cyane. Nibyo Imana idushakaho muri Kristo Yesu. Mu ngoma za mbere igice cya 16 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9, no muri Zaburi igice cya 69 umurongo wa 31 kugeza 52, naho hatwereka neza uburyo gushima Imana mu ndirimbo zahimbwe mu mirimo Imana yakoze. You convert what God did into songs. Ufata ibyo Imana yakoze, kubera ko wenda amagambo kubivuga bidahagije, ukabihimba mu indirimbo. Ubwo ni uburyo bwa kabiri bwo gushima Imana. Hari uburyo bwa gatatu rero. Uri bwa gatatu ni ukubiba imbuto. Ntabwo gushima Imana mu magambo gusa bihagije, no gushima Imana mu buryo bw'indirimbo gusa nabyo ntibihagije, hiyongeraho gutanga n'ituro ry'ishimwe. Mu by'ukuri nta maturo dufite twashimira Imana ahagije, kuko idukora byinshi, ariko byibuze nawe wumve icyo ukoze, kuko ari ikintu gifatika kiremereye, kuko nawe wahereza. Muri iki gihe Imana ifitanye urubanza n'abantu bayo, kuko nta mashimwe ikibona. Imana ibahereza umugisha. Tuze n'imbuto. Muri Zaburi 116 umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 18 hatwereka neza yuko kuze n'imbuto mu nzu y'Imana uje kwishimira ari ngombwa. Ituro ry'ishimwe kiba ari igitambo. Kiba ari igitambo cy'ishimwe cy'uko Imana gukora ibitangaza. Yesu nashimwe cyane. Sinzi muri iki gihe icyo urimo uratekereza. Muri Zaburi ya 23, reka duhasome ari naho dusoreza. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ubona umurongo wa 4. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kiraseseka. Natangiye mvuga kuri Mose uburyo yatozaga Abisirayeli gushima par etape. Selo n'icyo Imana yakoze. Wabonye inzu, nje gushima Imana. Nakoze ubukwe, nje gushima Imana. Nabyaye, nje gushima Imana. Nabonye akazi, nje gushima Imana. Nabonye iki, nje gushima Imana. Iki Imana ikoze ukagaruka kwishima n'umuco mwiza. Ariko hari urundi rwego noneho rurenze urwo. Urwego rwo gushimira Imana ko ibintu bimeze neza, urwego rwo gushimira Imana ko ibintu bigenda uko tubyifuza, urwego rwo gushimira Imana yuko turi amahoro. None twinjiye ku rundi rwego rwa Dawidi noneho rwo gushimira Imana no mu gihe ibintu bitameze neza. Haleluya. Dawidi yaravuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, even though nubwo rwose naba mbabaye, nubwo rwose naba nshonje, nubwo rwose naba ndwaye, nubwo rwose naba merewe nabi, mfite intambara hirya no hino, ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya, nzakomeza gushima Imana, nzakomeza guhimbaza Imana, ngo sinzatinya ikibi cyose, kuko Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Uru ni rwego rw'abantu bamaze gukura none mu mwuka, batari abana bamaze kuba abagraduate, batari abana bo muri gardienne, abantu bakuze mu mwuka, badakwiriye gushimira Imana ko babyaye gusa, ahubwo bagashimira n'Imana ko batarabyara. Badashimira Imana ko babonye akazi gusa, bakanashimira Imana ko nta n'akazi bafite. Uru ni rwo rwego noneho rwo hejuru Imana idushakaho, gushimira Imana mu bihe byose twaba turimo. Ijambo rivuga ngo mu bibaho byose muhore mushima, mu bihe byose muhore mushima. Ibyo ni urundi rwego utabwira umuntu wese ngo arusobanukirwe, ariko icyo Imana idushakaho nuko duhora tuyishima mu bihe byose twaba turimo. Uri umurokore, uyu munsi urarwaye kuko wambaye umubiri, uje mu bitaro, ugahita utanga ukavuma Imana, ukihakana Imana. Ibyo byose ntabwo ari Imana ishaka. Imana irashaka ngo no mu gihe cy'uburwayi bwawe uvuga ati nubwo bwose ni hano kwa
muganga, nubwo bwose meze gutya ariko izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Niko Yobu yavuze. Yobu ngo umugore aramwihakana, inshuti zose zimuvaho, abavandimwe bose bamuvaho, arangije ngo baramubwira ngo nihakane Imana. Aravuga ati ntabwo nshobora kwihakana Imana yanjye, naje mu isi nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Ibyo mfite byose n'Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe wabinshubije. Izina rye rihabwa icyubahiro, ngo Uwiteka nashimwe. Ni urwego Dawidi nawe yavuze. Torero, tuve ku rwego rwo gushimira Imana ko twabonye ibyo kurya, tugere ku rwego rwo gushimira Imana ko nta n'ibyo kurya dufite. Tubishimira Imana mu bibaho byose, duhore dushima n'icyo Uwiteka atwifuzaho. Nshuti yanjye, wari umaze kwiheba, wari umaze kwiganira, wari umaze kubona nkaho Imana yakuretse. Imana iracyagukunda, ahubwo zamura spirit, zamuka mu buryo bw'umwuka, uzamuke mu rundi rwego rwo kumva ko Imana ifite ubuzima bwawe, ikwiye icyubahiro mu bihe byose. Ibyo bikora ku mutima w'Imana cyane, bikayitera gushyira imbaraga mu kukugirira neza. Imana ikeneye kuvugwa, Imana ikeneye kwamamara, Imana ikeneye abantu bayizera, ikeneye abantu bayizera mu bihe byose, byaba bimeze nabi cyangwa se bimeze neza. Haleluya. Komeza ushimira Imana, komeza uzamure spirit yo gushima Imana, ushimira Imana mu bihe byose. Imana ikugire neza. Ndashima Imana ku bw'aka kanya. Reka kuva uyu munsi wumvishira ijambo, ugende uhigura imihigo yose wari warahigiye Imana, ugende uvugira imbere y'abantu imirimo y'Imana, uzane ituro ry'ishimwe, nibinagushobokera uhimbe indirimbo, uzaziririmbe uvuga gukomera kw'Imana. Imana iguhereze umugisha. Reka dusenge. Mana ishobora byose, ndagushimye ku ijambo ryawe, ndagushimye cyane wera wa Isirayeli. Ijambo ryawe n'ubuzima. Tuvuze ku mbaraga ziri mu gushima, mu kukwitura, kuza kuvuga imirimo yawe, kwamamaza gukomera kwawe, kwamamaza imirimo y'amaboko yawe. Buri muntu wese wadukurikiye, reka ahabwe umugisha. Buri muntu wese udukurikiye, reka ahabwe umugisha. Buri muntu wese wumvishira ijambo, ahabwe umugisha, ahindurirwe ubuzima, umutima we uhindurwe, Mwuka Wera akora umurimo mu mitima y'abantu bawe, mu mitima y'abana bawe. Turagushimira. Ndagushima ko washoboje kuvugira ijambo ryawe. Komeza uriherekereshe kugira neza kwawe n'imbaraga zawe zikomeye mu izina rya Yesu. Amen. Kanda subscribe kuri channel yacu kugira ngo utaha uzakomeze gukurikira ibiganiro byacu. Turabakunda. Imana ibuhereze umugisha. Shalom. Bakamba, bararira, barahamagara, binginga Imana, binginga Kristo umwana w'Imana kugira ngo abakize ibibembe. Bari barushe, bari baremerewe, bari bamerewe nabi, badafite ubabarengera, baratawe, barajugunywe. Nshuti yanjye, ushobora kuba waratawe. Iyo umuntu afite ibibazo, akenshi abantu bakunda kumuta. Iyo umuntu afite ibigeragezo bimumereye nabi, akenshi abantu batangira kumuta. Akenshi iyo umuntu afite ikibazo gikomeye, gikeneye imbaraga z'abantu, gikeneye ko abantu bamuba hafi, gikeneye ko abantu bamubera igisubizo, abantu baraguta. Sinzi niba waratawe, wowe urimo urakurikira iri jambo ry'Imana, wowe udukurikiye muri kano kanya. Sinzi niba abantu baragutaye. Bano bagabo 10 bari baratawe, imiryango yabo yari yarabataye, inshuti zabo zari zarabataye, abo bakoranye bari barabataye, abavandimwe bari barabataye, barabajugunya. Ariko umunsi umwe bahura n'Umwami Yesu. Ndakwifuriza ngo niba waratawe, niba warajugunywe, niba inshuti zarakuretse, uyu munsi uhure n'Umwami Yesu. Haleluya. Iyo wahuye n'Umwami Yesu, ubuzima bwawe burahinduka, indwara zirakira. Nubwo yaba ari indwara idakira ku baganga, nubwo yaba ari indwara abana b'abantu badashobora kuvura, Yesu arayikiza nshuti yanjye. Haleluya. Yesu ngo ahure n'ababembe, baramutakambira, baramuhinga ati dukize indwara, Nyagasani tugirire impuhwe, tugirire imbabazi, utuvana hanga. Ntabwo nzi imyaka bari bahamaze, ariko yari imyaka myinshi cyane. Bari bamaze imyaka myinshi bababaye, barira, banyagirwa, batabona ibyo kurya, batabona ubagaburira, bashonje, bambaye ubusa. Bahura n'Umwami Yesu, baramutakambira ngo abakize. Yesu arangije arabati nimugende muyereke umutambyi. Ryari itegeko, niko ababembe bakiraga kiragiye ngo uyu mubembe yagendaga imbere y'umutambyi yarakiraga, umutambyi niwe wabavuraga. Yesu arabati nimugende, barayizera baragenda. Ngo ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo bakiri mu nzira, haleluya,
bakiri mu nzira bagenda bageze imbere gatoya kuko bizeye ijambo umwami Yesu yababwiye, bakigera imbere gatoya baba barakize. Ntabwo bakijwe n'abatambyi, ntabwo bakijwe n'abaki, bakijijwe no kuba bizeye umwami Yesu. Kwicyo babwiye harimo igisubizo cyabo, barangije barakira. Bamaze gukira, buri muntu yararebaga ku mubiri akitegereza, asanga yakize indwara, asanga umubiri wasumye kuba muzima. Baratangara, bamwe barirukanga basubira mu miryango yabo, basubira mu nshuti zabo, bagenda bashima banezerewe, bahimbaza baririmba kuko bakize. Bagenda kuvuga uburyo bakize, ariko ntabwo bagarutse gushima Imana. Bene data, ndashaka kuvuga ku mbaraga ziri mu gushima Imana. Abakristo benshi bagiriwe neza n'Imana, ariko bibagiwe kugarura amashimwe imbere y'Imana. Abavandimwe benshi barasubijwe, inshuti zarasubijwe. Mwene data, nawe udukurikira, nawe wibuka neza, subiza amaso inyuma, wibuke urebe ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Wibuke neza cya gihe urimo urasenga, cya gihe urimo uringinga, cya gihe umerewe nabi utakambira Imana ngo igusubize, uri mu masengesho, uri ku karago, uri mu butayu, urimo urahamagara Imana, urimo uringinga Imana, ugahiga n'imihigo myinshi, ukavuga ngo Uwiteka naramuka ansubije nzamushima, Uwiteka naramuka angiriye neza nzamuzanira ibituro by'ishimwe, Uwiteka naramuka anyibutse nanjye akangirira neza nzamushima. Ibuka neza, subiza amaso inyuma, numva ubyibutse neza. Kubera icyo utagarutse gushima Imana, kubera icyo utagarutse gushima Imana. Imana igirira neza abantu, Imana ikatuzirikana, Imana ikatwibuka, mu ngorane ikatwibuka, mu bigerageza ikatwibuka, mu ntambara ikatwibuka, turi abashomeri ikatwibuka, tubabaye ikatwibuka, turwaye turi mu bitaro ikatwibuka, ikadukiza indwara, ikaduha akazi, ikaducira inzira, kandi twabisenye duhiga n'imihigo ngo nibikora tuzayishima. Yamara kubikora tukigendera. Umurembo umwe arahindukira, abandi 9 barirukanga. Wa wundi umwe w'umusamariya ngo aragaruka, asubira aho Kristo yarari, aho yamusanze, ngo arapfukama, apfukama imbere ye, arapfukama, ace bugufi, azamura amaboko, aravuga ngo Mwami, ndagushima cyane, ndagushimira ko nkijije, ndagushimira ko ngiriye neza, ndagushima. Ashima umwami Yesu. Yesu aratangara cyane, aribaza ati ariko se ni gute uyu muntu umwe ari ugarutse gushima kandi nakije abantu 10, ko mwari 10, 9 rigiye hehe? Bigaragara ngo Yesu nawe yarategereje kubona bagaruka gushima. Imana ifitanye urubanza n'abantu, Imana ifitanye urubanza n'itorero, Imana ifitanye urubanza n'abarokore bayisenze, barayitakambiye, bahiga imihigo. Kwa abantu tuzi guhiga imihigo, ko nawe uzi imihigo wahize, ko wahize imihigo myinshi wa mukobwa, ngo Imana niguha umugabo, ngo uzakora ibi n'ibi. Wa mubyeyi we, ukimara gukora ubukwe ko wasenze Imana ngo niguha urubyaro bizagenda gutarya. Haryo wa mugabo we, igihe wasozaga amashuri, wahize imihigo ingana gute ngo Imana niguha akazi. Ese wowe unkurikiye, ntabwo ushobora kwibuka ngo usubize amaso inyuma, wibuke imihigo wahigiye Imana, wibuke uburyo wari umerewe nabi, wibuke uburyo wari ufite agahinda ubabaye, uza kuri Yesu akagusezeranya kukugirira neza, umaze kumubwira ngo uzagaruka kumushima, ngo uzatanga ituro ry'ishimwe, ngo uzamukorera, ngo uzagira gutya na gutya. Yemwe ko mubyibutse, ese mwaba mwarabaye abizerwa? Ese wabaye umwizerwa wa muntu udukurikiye we, wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa musore nawe wa nkumi we, aho wicaye aho mu biro, aho wicaye aho ngaho mu rugo rwawe rwiza, aho ngaho uri mu kazi, wowe uri mu nzira se ugenda, wowe udukurikiye aho turebera bari hose, waba wibutse igihe wasengaga uhamagara Imana, wiririra, witakambira, wibwira ngo igutabare, ugahiga imihigo? Hanyuma se ko yabikoze, wowe waba warigeze ukiranuka kubya gukoreye gugaruke kwishima? Uko urushaho kumva waza kujya ku musozi ukavuga imirimo y'Imana, Imana bikora ku mutima cyane ku buryo biyitera no gukora n'ibyo wowe utatekerezaga. Abantu twibagiwe gushima Imana, bamwe basigaye bavuga ngo ndajya kubivugira imbere y'abantu se
kugira ngo bigende gute? Ndashimira mu mutima. Ese koko ni ku ijambo ry'Imana rivuga? Oya, ntabwo ari ku ijambo ry'Imana rivuga. Imbaraga ziri mu gushima Imana zirahari kandi zikomeye. Ikibembe ku murongo wa 19 haravuga ngo Yesu akimara kubona ko iki kibembe kimwe nicyo cyagarutse gushima Imana, ngo Yesu yaratangara avuga ngo ese 9 bari hehe? Ni wowe nyine wagarutse gushima Imana. Ati kubera iyo mpamvu haguruka, kwizera kwawe kuragukijije. Oh haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Kwizera kwawe kuragukijije. Nasomye muri Bibiliya mu Cyongereza bayita Study Bible cyangwa se Bibiliya isobanura amagambo. Haravuga hasobanura ko yuko ngo Yesu yaramubwiye ngo haguruka, kwizera kwawe kuguhesheje agakiza. Wibuke ko uyu yari umusamariya. Oh Bwana sifuwe sana. Uyu yari umusamariya. Nyuma yo gushima yongerewe agakiza. Bene data, hari imbaraga mu gushima Imana. Mu gushima Imana harimo imbaraga zikomeye. Niba Yesu yarahaye umusamariya agakiza nyuma yo kumukiza ibibembe, ku mpamvu zo kwigarutse gushima, wowe kusanzwe ufite agakiza nugaruka gushimira Imana ibyo yagukoreye, uratekereza ko azagukorera ibingana gute mwene data? Yo, Imana yacu ishimwe cyane. Kumbe iyo tuyishimye bikora ku mutima, bikahitana gukora ibikomeye. Ibuka neza, agakiza gahenze cyane kuruta gukira ibibembe. Nyuma yo gukira ibibembe yahawe agakiza. Nawe uyu munsi ibuka ibyo Imana gukoreye, bigutere kugaruka uyishime. Hari imigisha yawe myinshi yamaze kuba blocked, hari ibitangaza byinshi wakabaye warabonye ariko byatinze kukugeraho kuko ni bya mbere wakorewe, wibagiwe gushimira Imana. Wibagiwe gushima Imana. None iterambere ryaradindi, ubona ibiguhaza uyu munsi ijoro ukarya, mu gitondo ukarya, ariko ntushobora kubona ibyo kwakiriza abashitsi. Imana igukoreye iguhereza ibigutunze, ariko ntabwo iguhereza ibisagutse kuko ntashimwe. Uri umwana w'intashima. Buri wese aba ategereje ko nagira neza abagiriwe neza bashima. Iyo ugaragaje umutima wo kuba intashima, uba ugaragara ko udafite n'uburere, kuko gushimira ni umuco mwiza. Gushimira uguhaye, ukugabiye, ukugiriye neza ni umuco mwiza, ni ubupfura, ni ingeso nziza, uba uri imfura. Ariko abarokore twataye ubupfura. Nitugishimira Imana iduhereje ubuzima, iduhereje kuba, idutunze, itugiriye neza, tukaba turiho uyu munsi. Imana itubabarire kandi dusubize amaso inyuma. Ni ukuri twisuzume, twihanire iki kintu, tukihanire kukireka, hanyuma tujye tuza gushima. Reka tuvuge uburyo bwo gushima Imana. Mose mu muco w'Isirayeli kuva kera yabatozaga gushima Imana, niko Bibiliya itwereka. Ubwo rero Mose yatozaga abantu gushima Imana bitewe n'ibyiciro by'ubuzima, bitewe n'igitangaza. Uburyo bwa mbere turabusanga muri Zaburi 22 umurongo wa 23. Reka dusome mu izina rya Yesu, tuhasome. Haravuga ngo nzabwira bene data izina ryawe, nzagushimisha hagati y'iteraniro. Nzabwira bene data izina ryawe, nzagushimisha hagati y'iteraniro. Uburyo bwa mbere bwo gushima Imana ni ukuza kuvugira ibyo Imana yagukoreye imbere y'abantu. Niba Imana igukoreye ibitangaza, ngwino ubivugire mu maso y'abantu. Ibintu umuco wo kubihisha mu cyumba kujya kubivugira iwawe ntabwo ari umuco w'Imana, ntabwo ari uburyo Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga kuzana ishimwe ryawe ukarivuga mu bavandimwe n'imbere y'iteraniro, ukavuga imirimo y'Imana, ukavuga ibyo Imana yakoze. Uko urusha kubivuga, Satani arushaho gukorwa n'isoni. Uko ugenda uvuga gukora kw'Imana, abadayimoni bagenda bamwara. Uko ugenda uvuga imbaraga z'Imana, niko Imana igenda yishima, bikayinezeza, bikayitera no kuza gukora n'ibindi bidatunganye mu buzima. Nusumvire ijwi rikubwira ngo ntubivuge, batabyumva, bakakugirira ishyari, bakakurwanya, bakakuroga. Byonyine no gutekereza ibintu nk'ibyo nabyo n'ubundi bupagani. Uhumure, icyo Imana itanze, umugisha w'Imana, nta muntu ujya uwiba. Ibyo narabibabwiye mu cyigisho cy'ubushize ngo umugisha w'Imana yatanze nta muntu wawukwiba. Icyo Imana itanze kiza gifite n'uburinzi bwacyo. Niba warasengeye imodoka Imana ikayiguha, uhumure, iyo modoka yawe iriho uburinzi. Iriho uburinzi bw'Imana. Inzu Imana yaguhaye iriho uburinzi bw'Imana. Abana Imana yaguhaye bariho uburinzi bw'Imana. Akazi Imana yaguhaye, uhumure nuko ku mutima ngo bazagakwirukanamo, kariho uburinzi bw'Imana. Zaburi 96 umurongo wa 2
kugeza kwa gatatu haravuga ngo mwogeze icyubahiro cye mu mahanga, imirimo itangaza yakoze muyogeze mu mahanga. Muririmbire Uwiteka, muhimbaze izina rye, mwerekana agakiza ke uko bukeye. Mwogeze icyubahiro cye mu mahanga, imirimo itangaza yakoze muyogeze mu mahanga yose. Kubera icyo duceceka imirimo y'Imana? Ariko Imana irashaka yuko tuvuga mu mahanga yose, tuvuge imirimo y'Imana, tugende mu mahanga tuvuge imirimo y'Imana, tujye ku misozi tuvuge imirimo y'Imana. Ariko usigaye usanga abarokore ntibashaka kuvuga imirimo y'Imana, ahubwo imvugo y'abarokore muri iki gihe usanga bamwe bahora bavuga indwara, bavuga ibibazo, bavuga ibigaragaza bya Satani. Ugasanga umuntu mu kanwa ke harimo Satani kuruta kuvuga ibyo Imana yakoze. None si umunsi niba urwaye, ntabwo Imana yigeze ikora ikintu gikomeye cyane kuruta n'uburwayi urwaye mu buzima bwawe. Uko ukomeza kuvuga Satani niko akomeza gutwarana, niko ukomeza kumwamamaza mu buzima bwawe. Uko ukomeza kuvuga Imana, uvuga n'imbaraga zayo, ni nako uri kwamamaza Imana kandi nako urushaho gukora mu buzima bwawe. Muhagarikira kuvuga Satani, mutangire muvuga Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Ubu hamwe mugira imbaraga zikomeye cyane, kandi nayo mpamvu Imana ikomeye ku mirimo idukorera. Irashaka ngo nikora ubivugire imbere y'abantu, nigukiza indwara ubivugire imbere y'abantu, niguhagaze jya imbere y'abantu, nukora gutya ubivugire imbere y'abantu. Isaho igeze bisigaye bimeze nk'aho Imana idakora, ahubwo none ni nk'aho ari Satani usigaye akora. Uburyo bwa kabiri bwo gushima Imana ni kuririmba ishimwe ry'Imana. Ibyo turabisanga muri Zaburi ya 22 umurongo wa 23, havuga ngo nzamamaza izina ryawe. I will declare your name to my people. In the assembly, I will praise you. Nzavuga izina ryawe mu bantu banje, mu muryango, mu iteraniro nzaguhimba. Ubundi Imana ikoze igitangaza, abantu bahita bahimba, bagatangara bagahimba indirimbo. Abaririmbi bagahimba indirimbo, wowe ugatangara ukaririmba indirimbo abantu bahimbye, numenye ko bazihimbye bazikuye mu mirimo Imana yakoze. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo nzamuhimbaza nkiriho ngifite ubugingo, vuga ineza yangiriye, sinzaceceka kuvuga ineza y'Umwami Yesu yangiriye. Uragize ngo uyu muririmbyi ajye kuririmba aya magambo, suko hari ineza yari yabonye kuma, suko hari imirimo yari yabonye kuma. Ntabwo dukwiriye guceceka mu gihe cyose Imana ikoze, tubizane mu iteraniro, kandi nibibe ngombwa tubihimbe mu indirimbo, turirimbe indirimbo yamamare ku isi yose, indirimbo ivuga imirimo y'Imana, indirimbo ivuga gukomera kw'Imana, indirimbo ivuga icyubahiro cy'Imana. Ibyo binezeza Imana cyane. Umurongo wa 23 uvuga ko abantu buzuye ishimwe ry'Imana bahindura amashimwe yabo mu ndirimbo. Fata ishimwe ryawe urihindure mu ndirimbo. Uburyo bwa mbere ni ukuza mu iteraniro ry'abantu tukamamaza imirimo y'Imana. Uburyo bwa kabiri ni ukuhindura ishimwe ry'Imana mu buryo bw'indirimbo. Gushima Imana mu magambo gusa ntibihagije, ahubwo turasabwa guhimba indirimbo zo guhimbaza no kuramya Imana. Ducurange, tuvuze inanga, amagitari muyazamure, inanga muzizamure, ingoma zivuzwe, za sente zicurangwe, turirimba imirimo y'Imana, turirimba imbabazi z'Imana, turirimba urukundo Imana yadukunze, turirimbe aho Imana yadukuye, aho twari twaratawe mu bishanga iyo ngiyo, inshuti zaraturetse, abavandimwe baraturetse, baratwibagiwe, turi mu bitaro tumerewe nabi, dushonje, twambaye ubusa, Imana ikadukurayo. Ibyo tubiririmbe, ducurange, dutambire Imana, dusirimbe, tubyine cyane, tuvuga gukomera kw'Imana. Ibi bikora ku mutima w'Imana cyane. Nibyo Imana ibishakaho muri Kristo Yesu. Mu ngoma za mbere igice cya 16 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9, no muri Zaburi igice cya 69 umurongo wa 31 kugeza 52, naho hatwereka neza uburyo gushima Imana mu ndirimbo zahimbwe mu mirimo Imana yakoze. You convert what God did into songs. Ufata ibyo Imana yakoze, kubera ko wenda amagambo kubivuga bidahagije, ukabihimba mu indirimbo. Ubwo ni uburyo bwa kabiri bwo gushima Imana. Hari uburyo bwa gatatu rero.
uri wa gatatu ni ukubiba imbuto. Ntabwo gushima Imana mu magambo gusa bihagije, no gushima Imana mu buryo bw'indirimbo gusa nabyo ntibihagije, hiyongeraho gutanga n'ituro ry'ishimwe. Mu by'ukuri nta maturo dufite twashimira Imana ahagije kuko idukora byinshi, ariko byibuze nawe wumve icyo ukoze kuko hari ikintu gifatika kiremereye kuko nawe wahereza agaciro. Muri iki gihe Imana ifitanye urubanza n'abantu bayo kuko nta mashimwe ikibona. Imana ibahereza umugisha. Tuze n'imbuto. Muri Zaburi 116 umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 18 hatwereka neza yuko kuze n'imbuto mu nzu y'Imana uje kwishimira ari ngombwa. Ituro ry'ishimwe kiba ari igitambo. Kiba ari igitambo cy'ishimwe cy'uko Imana gukora ibitangaza. Yesu nashimwe cyane. Sinzi muri iki gihe icyo urimo uratekereza. Muri Zaburi ya 23 reka duhasome ari naho dusoreza. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ubona umurongo wa 4. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kiraseseka. Natangiye mvuga kuri Mose uburyo yatozaga Abisirayeli gushima par etape. Selo n'icyo Imana yakoze. Wabonye inzu, nje gushima Imana. Nakoze ubukwe, nje gushima Imana. Nabyaye, nje gushima Imana. Nabonye akazi, nje gushima Imana. Nabonye iki, nje gushima Imana. Iki Imana ikoze ukagaruka kwishima n'umuco mwiza. Ariko hari urundi rwego noneho rurenze urwo. Urwego rwo gushimira Imana ko ibintu bimeze neza, urwego rwo gushimira Imana ko ibintu bigenda uko tubyifuza, urwego rwo gushimira Imana yuko turi amahoro. None twinjire ku rundi rwego rwa Dawidi noneho rwo gushimira Imana no mu gihe ibintu bitameze neza. Haleluya. Dawidi yaravuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, even though nubwo rwose naba mbaye, nubwo rwose naba nshonje, nubwo rwose naba ndwaye, nubwo rwose naba merewe nabi, mfite intambara hirya no hino, ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya, nzakomeza gushima Imana, nzakomeza guhimbaza Imana, ngo sinzatinya ikibi cyose kuko Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Uru ni rwego rw'abantu bamaze gukura none mu mwuka, batari abana bamaze kuba abagraduate, batari abana bo muri gardienne, abantu bakuze mu mwuka badakwiriye gushimira Imana ko babyaye gusa, ahubwo bagashimira n'Imana ko batarabyara. Badashimira Imana ko babonye akazi gusa, bakanashimira Imana ko nta n'akazi bafite. Uru ni rwo rwundi, ni rwego noneho rwo hejuru Imana idushakaho, gushimira Imana mu bihe byose twaba turimo. Ijambo rivuga ngo mu bibaho byose muhore mushima, mu bihe byose muhore mushima. Ibyo ni urundi rwego utabwira umuntu wese ngo arusobanukirwe, ariko icyo Imana idushakaho nuko duhora tuyishima mu bihe byose twaba turimo. Uri umurokore, uyu munsi urarwaye kuko wambaye umubiri, ugiye mu bitaro, ugahita utanga ukavuma Imana, ukihagana Imana. Ibyo byose ntabwo ari Imana ishaka. Imana irashaka ngo no mu gihe cy'uburwayi bwawe uvuga ati nubwo bwose ndi hano kwa muganga, nubwo bwose meze gutya, ariko izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Niko Yobu yavuze. Yobu ngo umugore aramwihakana, inshuti zose zimuvaho, abavandimwe bose bamuvaho, arangije ngo baramubwira ngo nihakane Imana. Aravuga ati ntabwo nshobora kwihakana Imana yanjye. Naje mu isi nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Ibyo mfite byose n'Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe wabinshubije. Izina rye rihabwa icyubahiro, ngo Uwiteka nashimwe. Ni urwego Dawidi noneho yavuze. Torero, tuve ku rwego rwo gushimira Imana ko twabonye ibyo kurya, tugere ku rwego rwo gushimira Imana ko nta n'ibyo kurya dufite. Tubishimira Imana mu bibaho byose, duhore dushima n'icyo Uwiteka atwifuzaho. Nshuti yanjye, wari umaze kwiheba, wari umaze kwiganira, wari umaze kubona nkaho Imana yakuretse. Imana iracyagukunda, ahubwo zamura spirit, zamuka mu buryo bwo mu mwuka, uzamuke mu rundi rwego rwo kumva ko Imana ifite ubuzima bwawe, ikwiye icyubahiro mu bihe byose. Ibyo bikora ku mutima w'Imana cyane, bikayitera gushyira imbaraga mu kukugirira neza.
Imana ikeneye kuvugwa, Imana ikeneye kwamamara, Imana ikeneye abantu bayizera, ikeneye abantu bayizera mu bihe byose, byaba bimeze nabi cyangwa se bimeze neza. Haleluya. Komeza ushimira Imana, komeza uzamure spirit yo gushima Imana, ushimira Imana mu bihe byose. Imana ikugire neza. Ndashima Imana kubaka kandi reka kuva uyu munsi wumvishira ijambo, ugende uhigura imihigo yose wari warahigiye Imana, ugende uvugira imbere y'abantu imirimo y'Imana, uzane ituro ry'ishimwe, niba nagushoboka ruhimba indirimbo uzaziririmbe uvuga gukomera kw'Imana. Imana iguhereze umugisha. Reka dusenge. Mana ishobora byose, ndagushimye ku ijambo ryawe, ndagushimye cyane wera wa Isirayeli. Ijambo ryawe n'ubuzima. Tuvuze ku mbaraga ziri mu gushima, mu kukwitura, kuza kuvuga imirimo yawe, kwamamaza gukomera kwawe, kwamamaza imirimo y'amaboko yawe. Buri muntu wese wadukurikiye reka ahabwe umugisha, buri muntu wese udukurikiye reka ahabwe umugisha, buri muntu wese wumvishira ijambo ahabwe umugisha, ahindurirwe ubuzima, umutima we uhindurwe, Mwuka Wera akora umurimo mu mitima y'abantu bawe, mu mitima y'abana bawe. Turagushimye, ndagushima ko washoboje kuvugira ijambo ryawe. Komeza uriherekereshe kugira neza kwawe n'imbaraga zawe zikomeye mu izina rya Yesu, amen. Kandi subscribe kuri channel yacu kugira ngo utaha uzakomeze ukurikira ibiganiro byacu. Turabakunda, Imana ibahereze umugisha. Shalom.